Ndagusuhuje, njye nitwa Jadotech. Iyi ugezeho ni Jadotech 10 official. Nkuko ubibona mfasha byanjye. Aka kanya tugiye hamwe ubungura account ukorera amafaranga kandi nta gishoro na gito bigusabye. Biroroshye rero kandi birashoboka ko ushaka gukora amafaranga ukajya ubona $2 ku munsi wibereye wawe cyangwa wibereye mu kazi kawe kandi nako wagakoze ntacyo bikubangamiyeho. Turebe uko ufungura account. Reka dufungure account. Mbere na mbere turajya gushaka link yacu, link yo kwinjiriraho. Link reka tuyishake aho iri. Yes, link dore niyi. Turaza kandi kuri link ukora subscribe nimba uri mushya kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye, kuko ibyiza byose hano kuri Jadotech official birahari. Byaza internet ya umusaruro, uburyo wabona internet y'ubuntu ugakoresha smartphone ugahora online, byose hano biriho. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo amakuru nkayo atazajya gucika, ajya kugeraho ku gihe. Link rero, link mwayibonye niyo Kwibutse ubu uburyo gukora amafaranga ukayakorera nta gishoro na gito bigusabye, uretse gusa kuba ufite internet na smartphone. Reka dutegereze noneho iyi link yacu twinjiyeho ifunguke. Kadutegereze ifunguke. Mugire gufunguka, ndagira nkubwire ko ubu buryo ari uburyo bwizewe kandi koko butanga amafaranga, kuko ndakwereka nayo maze gukoreramo kugeza ubu. Link irafunguka nubwo connection iri kugenda gake, ariko turihangana. Iyi booking nkwibutse ko imaze iminsi 2. Nguko rero uko link ifunguka. Ndabona ko yafungutse. Ubwo ko imaze gufunguka, icyo turakora nta kindi, aha turashiraho username. Aha hantu turashiraho username. Nkwibutse username ntabwo ugomba kwandika izina ngo wandike izina ridafatanye. Urugero nimba witwa Uwintije Jean Pierre, wandike Uwintije Jean Pierre. Ubyanditse wabyandika bifatanye. Biramutse bidafatanye ntabwo byashoboka, bahita kubwira ko iri invalid. Muno reka tuvuge ko uyu muntu ugiye gufungura yitwa wenda tumwite Dusabimana. Turamwita wenda Dusabimana. Dusabimana. Nkwibutse ko hari igihe washiramo Dusabimana ugasanga iri zina bararifashe. Biba byiza iyo urengejeho nk'utundi tuntu nk'akamenyetso nk'imibare. Kandi tuvuge ngo @55 kugira ngo twizere ko iri zina nta muntu warifashe. Okay, katwandike Dusabimana 55 nabyo ntacyo bitwaye. Noneho urahita ujya gushiramo igihugu. Urahitamo igihugu uherereyemo. Nimba uri umunyarwanda uraza hano uhitemo u Rwanda. Nimba uri muri Kongo uri umukongomani urahitamo Kongo. Nimba uri umurundi urashiramo Burundi. Nimba uri umuganda urashiramo Uganda. Nimba umunyamerika urashiramo USA. Urahitamo igihugu cyawe. Hano uraza ukande kuri kano kantu uhitemo igihugu. Hano ushobora kugisearchingamo no gutya, ariko kugira ngo udatinda ushobora kuza ukandikamo igihugu cyawe ushaka gushaka. Ni u Rwanda, twe dushaka u Rwanda. Urahita rwizana, niturangiza tuze turuhitemo. Kwibutse ubu uburyo gukora amafaranga nta kintu na gito ushoye.
turahitamo u Rwanda. Nitumara guhitamo u Rwanda, ikirakurikiraho nta kindi, turashyira muri nimero ya telefone. Nimero ya telefone biba byiza iyo ushizemo ihurira na mobile money, bitewe nuko hano dufiteho kode mwayibonye y'u Rwanda ya *150. urayibona. Ubwo nitujya gushiramo nimero ya telefone ntago duhera kuri 0, turahera kuri 78 72 42 193. 78 72 42 193. Hano nuhagera urahitamo password yawe. Password yawe igomba kuba igizwe n'ibintu byibura 3 by'ingenzi: imibare, inyuguti n'ibimenyetso. Byaba byiza ugashiramo n'inyuguti nkuru, ari cyo kintu cya 4. Hano reka tuze dushiremo password yacu. Hano turaza twongeye tuyisubizemo. Aha ni byibuke ni password uzajya ukoresha, ntabwo ari password iyo ari yo yose. Ubwo mashamo password utazibagirwa. Hano nurangiza urashiramo payment method, payment password. Ushaka gushyiramo indi password cyangwa ugashyiramo iyo washizemo bwa mbere. Iyi ni password uzajya ukoresha mu kwishyura no kwishyurwa. Hano ugeze urongera ukayishiramo. Iyo ugeze aha haba harimo code y'uwagutumiye cyangwa se invitation link, invitation code. Wibuke uramutse ubikoze nta invitation code ufite ntabwo byakwemera, ntabwo ari amadolari wayabona. Ugomba kuba ufite umuntu wagutumiye, nkuko nanjye mwabonye ko nagiye ahari link ku muntu wantumiye. Iyo bigeze aha ushiramo email address yawe. Reka dushiremo iyanjye. Mail nayishizemo. Hano ahantu tugeze bakubwiye ngo please enter image. Nuvuga ngo aha hantu uhiteho. Utu tuntu nitwo tuverify nimba utari irobo. Utu tuntu turi hano, nuko twitaho cyane utu tubare. Nuvuga ngo bagira ngo urebe ko imibare iri hano urayandika neza nkuko yanditse. Urabona ko ibitagaragara neza. Wibuke ko iyo uri robo nyine ntabwo ntemere kubikora. Ubwo hano uraza wandikemo ya mibare nkuko uri kuyireba neza. Uko uri kuyireba neza urashyiramo 4. Hano baduhaye 4, baduha 3, baduha 2, baduha 7. Hano iyo bigeze aha nta kindi. Aha ubu uba warangije. Icyo usigiye gukora ni register. Ugiye gukora hano register. Nukuvuga ngo ubu account wamaze kuyifungura. Urakora register. Hano umaze gukora register, ubwo account yawe ibaye created. Noneho rero iyo umaze gukora creation ya account, ikiba gikurikiyeho ni iki? Biba byoroshye. Ubwo ubugiye gukora task. Nkwibutse hano baguhereza task enye ku munsi, bakazigwa mu minsi 3, aho task imwe iba ifite 0.5 by'idolari. Nuvuga ngo task enye ku munsi ubwo ni amadolari 2 ku munsi baba baguhaye. Baguha amadolari 2 ku munsi,
wemerewe kubikura ugize amadolari 5, uvuga ngo wemerewe kubikura byibura ukoze ya minsi 3 ukaba ufiteho amadolari 6. Nkwibutse ko kubikuza urabikuza akagera kuri mobile money yawe. Kubikuza nabwo ndakwereka muri video aho unyura ubikuza. Noneho ubwo iyo urangije uhita ujya muri Play Store ukadownloadinga application yitwa Booking dore ngiyi yerekana nayo nyibereke, cyangwa se iyo ukanze no muri systeme ibirimo application yitwa Booking dore ngiyi niyo uza ugakandaho. Booking niyo uza ugakandaho. Nizere ko wayibonye neza. Ubwo iyo umaze kuyidownloadinga uraza ukayifungura. Ugategereza igafunguka biterwa na connection ufite cyangwa se internet y'ahantu uri uburyo yihuta, cyangwa se internet yawe uburyo yihuta. Nkwibutse gukora subscribe, nimba wakunze iyi video uyikorere like, uduhe igitekerezo, uyikorere na share kugira ngo n'abandi iyi video cyangwa se amahirwe abagereho. Ariko gukora subscribe byo ni ingenzi kuko nibwo uzajya ubasha kubana natwe byoroshye, amakuru yose ku gihe. Sasa rero iyo umaze gukora login, kwa kuri nabiberetse, uraza ugakanda aha, uraza ugasura kuri iyi page. Nkwibutse iyo umaze gukora registration uhita ujya hano kuri login. Mbere yuko nkomeza, yuko njya muri registration kamanze mbereke aho kanda. Iyo umaze gukora registration ukanda hano kuri login. Iyo ugeze muri application ugashyiramo username yawe na password yawe wakoresheje ugakora login. Iyo umaze gukora login ahantu uhita ushikira naha. Ahantu rero niho uba ugiye gukorera task zawe zose. Nkwibutse iyo udakoze task nta kintu ubona, ariko task ziroroshye. Iyo baguhaye ka message nka kano ushaka ukanda IC cyangwa ukajoininga kuri Telegram cyangwa se ugaclosinga. Ikindi nkwibutsa kuri iyi application nuko iyo utumiye abantu benshi, bagakora task zya kuri 30 bahita kugeza kuri VIP 1. Aha ushobora gukora amafaranga menshi. Noneho reka nkwereke uburyo ukoreramo amafaranga cyangwa se uburyo ukora task. Biroroshye cyane. Uza hano kuri application, nako kuri kano kantu kanditseho task, ntago application, kana kuri kano kantu kanditseho task, wamara kugakandaho ugategereza bakaguhereza task z'umunsi. Yes, gukora task ni ibintu byoroshye cyane. Uhita uza hano handitse get order, ukanda kuri get order task, ubwo bakaguhereza task. Nkwibutse iyo udakoze task nta kintu ubona. Ugakanda task get order, ariko ngiye ko task z'uyu munsi nazirangije, bashaka kutabinyemerera. Iyo bazirangije bakubwira ko bazirangije. Hano uhita ukanda confirm. Iyo ukanze confirm bahita bakwebwira aka kantu gategereza kakaba submitting. Ubwo bari gusubmitinga task yawe. Urabona ko ngo today is the time have run out. Nuvuga ngo ngewe nazirangije, ariko wowe niko uzikora. Iyo task rero zose uzirangije uko ari enye nkuko nanjye nazirangije hano enye, uraza ugakanda complete, ukagenda completinga, ubundi ukaba urangije gukora task. Noneho reka nkwereke uburyo utumiramo abantu kugira ngo nawe abantu bakwinjirireho nawe ubabone. Nkwibutse iyo ukinjira hano ubushobora kubona, ubushobora guhita udownloading application utanyuze muri Play Store. Dore naha iyo wamaze gukora login ushobora downloading application byoroshye utanyuze muri Play Store, ukayidownloadingira aho ngaho. Noneho gutumira abantu kugira ngo nawe ugire team nini, biza kwiye no kugera kuri VIP 1 uvuye kuri VIP 0, uraza no kuri team. Kuri team niho unyura.
timu yawe yose ibiraha. Aha ushobora kureba timu yawe ukareba uburyo iri gukora. Noneho timu yawe iyo iri gukora neza byose ubibonera hariya. Noneho hano kuri mayi niho ushobora kureba umutungo wawe cyangwa se amafaranga ugezeho, ukamenya service zihari, ukamenya ko timu yawe yubatse neza, cyangwa se ukabakora deposit ndetse ugatumira abandi. Gutumira nta kundi, uraza hano kuri invite friends. Iyo uje kuri invite friends ugakandaho, bahita baguhereza baguhereza link, invitation link. Urayibona iyo invitation link niyo ushobora kugenda ugakopiya ukayihereza umuntu, haba kuri WhatsApp cyangwa n'ahandi hose, akabasha kwinjiriraho. Aha biba byoroshye kuyikopiya, nta bindi ukora, ukanda kuri copy uhita copied successful, cyangwa se ugakanda kuri share. Iyo ukanze kuri share nabwo biba bishoboka ko wahita uyisharinga aho ushaka, haba kuri Facebook, kuri Twitter cyangwa se X, kuri Telegram, kuri YouTube, kuri WhatsApp no kuri Instagram, hose uba ushobora kuyishiraho. Noneho uburyo ureba wallet yawe, kuri wallet niho haba hari amafaranga umaze gukorera. Reka nze mbereke ayo maze gukorera mu minsi 2. nkoze task iminsi 2, ubwo ni task 8. ndazana kanano kuri wallet hano. Nimba mubona neza murabona ko ngewe amadolari yanjye 4 maze kuyakorera, ndetse nshobora ari nayo ari hano kuri balance yanjye mwayabonye. Aha hantu biroroshye ko hano biba bimeze hano uko ubona bimeze, uko muri kubibona nayabikuza. Murabibona ko hari na withdraw, nuvuga ngo aya madolari nshobora no kuyabikuza. Byose birashoboka cyane. Urabona ko wabikura. Kubikura rero nibyo ngiye kureberekaho gakeya uko umuntu abikuza. Kubikura nta kundi, uraza hano ugakanda kuri withdraw. Noneho bakakubwira ngo you have not added a withdraw address, please add it first. Hano ugomba kubashizamo withdraw address. Ntabwo ndashiramo iyanjye ariko nzayishiramo. Iyi address ntahandi uyikura, ujya muri Binance yawe cyangwa mu yindi exchanger ushobora gukoresha ubikura amafaranga yawe ukayifatamo. Kubikura rero dore naha ni gutya ubigenza. Iyo umaze kujya kuri address kuri exchange yawe nka Binance n'izindi, uraza ugafatamo wallet address ya USDT ukayishiramo no. Iyi address ukayishiramo, iyo ushizemo ubundi ukayisubmitinga, ubemere kubikura. Cyo gisigaye no kugeza amafaranga kuri Binance. Iyo ugeze kuri Binance kwesha kuri mobile money biba byoroshye. Sawa rero murakoze cyane, ndabakunda cyane. Yari Jadotech nk'ibisanzwe nko nababwiye. Iyi video nimba wayikunze wibuke kusharinga, uyikore subscribe, uyikore like, uyikore share na comment, kandi ugumye ushigikire Jadotech 10 official. Ukeneye kugira ikibazo mbaza, ukeneye ubufasha bwo bwose, wampamagara kuri nimero yanjye ya WhatsApp cyangwa se ukananyandikira kuko no kuri WhatsApp ni 0785 7 94 13 9. I love you so much.